ugatangira kujya Maria we Maria we Maria we Maria we mwana wanjye sinzaguhara Maria we Maria we Maria we Maria we Maria mwana wanjye sinzaguhara Maria we Maria we Maria we Maria we mwana wanjye sinzaguhara Maria we Maria we Maria we Maria we Maria we wanjye sinzaguhara Maria we Maria we Maria we Maria we Maria mwana wanjye sinzaguhara Maria Yo guys, uyu munsi ikintu tugiye gukora rero tugiye kwambuka umugozi ariko mu buryo bwo kwigisha ngo ese umuntu aramutse ahuye n'ikibazo cyangwa se ukaba uri nko mu nzu irimo gushya, ni gute wabigenza cyangwa se ni iki wakora kugira ngo ucike icyo gikwazo cyangwa se icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo ugeze nko mu nzu bibaye ngombwa kubona inzu irimo gushya kandi ni etaje, ubuze ukuntu bigenza. Ndi kumwe na afande wanjye Mr. Sibo. Afande wanjye Mr. Sibo muramubona. Nanjye ahangaha ndige nta ranka ngira do. Nta kintu kiriho. Nta ranka ngira. Mr. Sibo urabyumva ute ko tugiye kwereka abanyarwanda uburyo umuntu ashobora kwambuka umugozi ariko bikaba ngombwa yuko abona inzu irimo gushya agakenera gusohoka bikamusaba kwambukira ku mugozi wonyine. Ni ihe nama wagira abantu cyangwa se niki wabivugaho kugira ngo tube twabibereka ukuntu babigenza? Burya ngo nta nuterwa yiteguye. Ibi ngibi tubereka ni igihe ushobora nko kugera mu mage uri mu bibazo ariko bikaba byagutabara. Ni ukuvuga ngo Rwiziringa agiye kwambuka ku mugozi ahunguye umuriro, mu gihe arimo abikora nawe hari akantu wakuramo. Ushobora gukuramo akantu kazakurengera mu bihe bizaza. Kudatinya, gutinyuka nicyo kintu cya mbere bura twigisha. Uyu nguyu ikintu cya mbere namwigishije ni ukudatinya, agahora ari maso kandi yiteguye gukora buri kintu cyose gishoboka. Niko kantu tugiye kubigisha muri aka kanya. Tugiye kubigisha uburyo ushobora kwambuka umugozi ariko ukawambuka uturuka nko mu etaje ahantu hahiye, noneho hasi urabona nk'ubu hano hasi hari amazi. Reka dutekereze ko harimo ingona, nubwo zishobora kuba zirimo cyangwa se zitari n'ahantu hafi ariko amazi akunda kuba arimo ingona. Noneho rero nk'ibi bintu uko mubireba hano hari amazi, ni igikwazo gikomeye, amazi uguyemo ushobora guhita upfa. Hejuru hari umugozi nawe ushobora kugucika ukagwa ugapfa. Noneho hari n'umuriro ushobora nawo mu gihe utambutse cyangwa se icyo kintu utishyize muri risk ngo ubikore nanone ushobora kuba washya. Sibo babwire ushingiye ku bintu duherutse gukora ni izihe mbogamizi zigenda zibamo, ni ibiki bigenda bitubaho bibi, kugira ngo abantu bumve ko nubwo tubikora tugafata ubuzima bwacu tukabashyira mu byago ariko hari ibyo tuba dutegura kuzageraho mu gihe kiri imbere. Imbogamizi zo zirahari. Ni ukuvuga ngo bino bintu dukora hari igihe umuntu avunika. Nk'ejo bundi Rwiziringa yaravunitse ariko ntabwo ibyo ari ibintu byo kuza kubereka. Igikuru ni uko tugomba guharanira intego yacu tukayigeraho. Hariho n'ubu umuntu akavuga se hari ahantu umuntu yahambutse. Ntabwo kwambuka Nyabarongo ari ibintu byo gukina. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni imbaraga. Ahangaha uguyemo wibeshye ukabanzamo umutwe, ijosi ryahita rigubanuka ugapfa. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu mbabwira nti gutinya. Iyo watinye ibintu byose biba byagupfana. Reka twige gutinyuka. Ahangaha turatwigisha urubyiruko, ariko niba udafite imbaraga utaraniga ikintu ngo ukimenye wigikora, ahubwo watwegera tukakwigisha. Yego, batwegera tukabigisha. Dore ahangaha ikintu twifashishije mu buryo kugira ngo tubone umuriro twababwiye, twafashe igiti duhambiraho ibyatsi nk'ikintu gishobora gushya mu buryo bwihuse. Noneho rero reka dutangire tubereke ukuntu ibintu bishobora kugenda mu gihe icyo kibazo kikubayeho, hanyuma ukiyeranja ukambuka. Noneho murabona ko dutangiye. Murabona hano umuriro urahari. Mu gihe umuriro urimo kwaka cyane, ahangaha niho uhita ufatira umwanzuro ugatangira kujya ku mugozi n'ubwoba bwinshi. Ugatangira kugenda ufite ubwoba.
Mfite ubwoba. Ubona ugiye gushya. Urabona umuriro hano uba wagutwika. Ukagenda uwukwepa. Ukagenda ukwepa iki? Umuriro. Ukagenda ukwepa umuriro. Ukagenda ukwepa umuriro. Kuba wahita ugirana gutya. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko mwabibonye uyu niwo mugozi twakoreshaga one rope bridge, dukoresha one rope bridge. Uyu niwo mugozi twakoreshaga twambuka. Ibi rero bidufasha iki? Bidufasha kugira tugere hakurya nyine nta kibazo kimwe tugize dukoreshe. Utazagenda ngo ufate ikirere ngo ugihambire hakurya y'umusozi ngo ushyire no hakuno y'umusozi ngo bibaze ngo uzambuka ngo umusozi ngo ugendeye ku kirere. Cyakwica nyine cyaturika ukikubita hasi, ubwo nyine ugatandukana n'ubwonko bwawe na roho yawe ikaguhunga. Ikintu bivuze rero Mr. Sibo, uyu mugozi ni we muntu wagiye kugurura na usuzuma wawitendetseho kandi ufite ibiro? Yes, ufite ibiro byinshi. Ufite ibiro byinshi. Ntabwo byajya munsi ya 80. Rero umuntu w'ibiro 80 niba ajya ku mugozi nk'uyu 90 kuzamura. Ibiro 90 kuzamura. Niba afata umugozi nk'uyu nguyu akawitendekaho nta kibazo na kimwe afite, ni kigaragaza ko iherezo ryo kuba wananirwa gucika ikibazo runaka rihari. Ni iherezo. Bivuze ngo ujye witegura iteka ryose uvuge ngo nta hantu ngomba kugwa nk'umuntu, nk'ikizere ugomba kwigira, nta hantu ugomba kugwa, ibibazo byose ugomba kubicamo amahoro, nta kibazo na kimwe kigukozeho. Nabeshya siwe? Ubona uko bimeze. Weho ni iki kintu ugeze gukora kikagutera ubwoba cyangwa ukumva gifite imbaraga nyinshi nyiri kumva neza biranze ukavuga utari ko mbiciyemo nyine? Ni byinshi. Nikivuge babwira abanyarwanda ikintu waciyemo ukakivamo neza ukavuga uti za training nkora zankoreye umuti. Yes. Yego. Nagenze ishyamba rya Gabiri iminsi 2 narabuze n'inzira y'ahantu nanyura. Wagenze barashirangira unibera iboko. Wagenze ishyamba rya Gabiri iminsi 2. Wari ugisha inka se, wari wabuze aho inka zirica byari byagenze cyangwa mwagiye birebere no bashaka tuzayibabwira. Wari umufutuzi. Umuntu aba yaranyuze mu buzima nk'ubu urabona njyewe ndi hafi kugera mu bantu bashesha kanguye. Ubu umuntu aba yaranyuze ahantu henshi. Yasibo reka dusezera abantu cyangwa si no gusezera ducumbika, ahubwo tuzagaruka ubutaha tubereka ikindi gitendo nanone dukora kikabatangaza, tukibereke live nk'uko turimo kubikora, sibyo? Kwitegure tugiye kubakorera ibintu byiza cyane. Yego. Kandi biri mu bwenge bishobora kugufasha kuva ku rwego ujya ku rundi. Thank you so much. Murakoze cyane. Mukomeze gukora subscribe kuri YouTube yacu ya Rwiziringa TV show. Maria we Rwiziringa show. Maria we mwana wanjye sinzaguhara. Maria mwana wanjye sinzaguhara. Maria we